urumva ese wavuze neza ko utangiye mbese nyine uriya ni kuzine wanjye rwose urubonye turi kumwe ni kuzine wanjye rwose ntugire ikibazo pe ntugire ikibazo ahubwo si byo ninde ubikubajije ni kuzine rwose ndabikubajije se shinzwe kumenya ababyara bawe n'ibyo mukorana ariko nyine no kuri sheri uriya ni mubyara wanjye rwose yaraje kunsuhuza avuye kwiga hanze ese nibyo rwose ariko umenya undeba ukagira ngo ndi n'igicucu oya sheri oya iyo mubyara wawe rero avuye kwiga hanze araza akaguhobera reka sinakubwira mukanasomanira hano ku irembo nyine nako nsanze ngo wari umuherekeje ngo yari yaje kugusura ubu se ko mwasomaniraga hano hanze ku irembo ku nzira abahisi n'abagenzi babareba ubwo igihe mwari mwicaye mu nzu byagendaga bite ariko nyine sheri nyumva ndakwinyenze rwose uriya twari kumwe n'umubyara wanjye ntabirenze oya rigana kubujije kunkoraho winkoraho vuga utambuze ariko sheri kugukoraho kuko hari ikibazo ariko ubu kuki uba ushaka kumbabaza eri ni ukubera iki buri gihe uba wumva ushaka gushengura umutima wanjye njya kugukunda si wowe waje unsaba urukundo wa mugani wa King James uhangejeje reka sinakubwira uransize ni kweri oya nyine uribuka amagambo wambwiraga unsezeranya ko utazigera ungereranya n'undi mukobwa unsezeranya ko uzankunda njyenyine nk'uko nanjye ngukunda wowe wenyine oya ndagukunda rwose sheri maze none ubonye umaze kumfatisha utangiye kunca inyuma umunsi ku wundi ariko si uko ibi ni ibiki koko oya rwose uriya ni mubyara wanjye pe ariko Eric wananirana pe oya ni mubyara wanjye hariya ngo babyara barabyarana niyo mpamvu muba nanjye ngo mwiherereye muri ku karubanda mukora iby'isoni nkeya ku muhanda koko oya uriya ni mubyara wanjye oya mbabarira icyo kuba ari mubyara wawe cyo utatekereza ko nanacyemeye oya icyo ntabwo cyamfata oya nushaka ubyemereye ni mubyara wanjye rwose oya sigaho ni mubyara wanjye mubyara wawe cyane pe ni mubyara wanjye ese ubundi abakobwa bose muba muri kumwe mbasangane iminsi yose nako umva ni hafi abakobwa bose bo ku isi ntibabyara bawe ko babyara banjye bambanye uburo ni benshi rwose aho rwose uvuze ukuri pe oya ni benshi babyara banjye ni benshi ubwa mbere nagusanganye harya yitwa Ndedi wa wundi wari ushigatiye uriya ni mubyara wanjye we noneho kwa mubyara wanjye uti rwose sheri uriya no kwa marume ukurikira mama uriya no kwa marume rwose mu kabari wa wundi ni uw'umuhererezi w'iwabo wa mama ni mubyara banjye rwose ndabafite umuhungu ari aha mw'abantu mwe ni ukuri kw'Imana naho se wa wundi mwari muri kumwe mu cyumbara wa wundi nasanze murebana filime mu cyumba we ntiwambwiye ko nawe ni mubyara wawe wo kwa ndewe mu cyumba uriya rero uriya ni mubyara wanjye nawe afite n'undi bavukana ese ubundi abo babyara bawe unyereka ari uko ngusanganye nabo ni babyara bawe nyabake kuki uba utarabanyeretse imbere nyine basi mbabarira rwose mbabarira shaeri ndagukunda umva niyo mpamvu ngira ngo nawe urabizi niyo mpamvu ungenza gutya ungaraguza agati reka sinakubwira kuko burya uzi ko ari wowe muntu wa mbere nakunze niyo mpamvu uba ungenza gutya none ngo mbabarira ubwo kuko eri uba wumva mbabarira ihagije koko oya mbabarira sheri ubabaza umutima wanjye ukawushengura ukumva ijambo rimwe ryonyine ryo riri buze gutuma mererwa neza mbabarira sheri erega uriya ni mubyara wanjye ni ukuri ni mu nyumvira ese ubu koko uracyahakana ko bariya abakobwa atari babyara bawe ubu mubaze Kadogo mpamagare Kadogo mubaze ko abantu bose b'iwanya bazi none muhamagare mbwira tugihagaze ahangaha mpamagare Kadogo mubaze ambwire niba koko bariya ari babyara bawe ndabyanze noneho
ngo gwiki ubundi urajya kubaza umukozi wanjye ibijyanye n'ibyo ngibyo byanjye kubera iki twari mu mutuma abakozi bacu badusuzugura ubwo si ibyo birakurakaje narakwiyamye n'umunsi n'umwe kubaza amakuru yanjye umukozi w'iwanjye ngewe urangereranya n'umukozi shaka rya rugo w'iwanjye noneho mpemba basi mbabarira aho yako ni agasuzuguro rwose none si wowe uhora umbeshya mbabarira rwose ntabwo nari ngambiriye kukurakaza ngewe narakubwiye ngo niba utanyizera uzaca agasheni n'ubundi sinakomeza kujya ngwingingira kunyumva urumva niba utanyizera reka ibyacu tubihagarikira ahangaha rwose uyu munsi nshukawe nanjye nshukanjye basi mbabarira ntabwo nzongera mbaho nisubirira no mu rugo ntuzongere njyewe no kumvugisha niba unabishaka rwose ntuzongere kumvugisha Imana kuko noneho ibi ni ibiki oya rwose ese koko ndabirambiwe nk'andirimbo ya Byumvuhore se mubabarije iki noneho mana yanjye basi eri basi mbabarira aho njyambaye ngiye rwose abisubire no mu rugo ego kose ko nagiye buriya ariko se umuntu azajya akora amakosa niba mubaza andusha uburakari igihe cyose mufatiye mu makosa ahita yivumbura akarakara mbese akabimperezaho akaba ari ngewe ubaye umunyamafuti akaba ari ngewe usaba imbabazi ngo ntabwo ngo mwizera n'ibindi aha reka mukurikiriwe mu rugo musaba imbabazi wenda yazimada nzi neza ko wari urimo kunyumva ahubwo washakaga ko nguhamagara mu izina nzi neza ko rwose nta muntu wagusinyara mu muhanda ngo urebe inyuma ariko se waba unsinyara ushaka iki koko umpamagaye mu izina se waba icyo ukareka kunsinyara aha apu ibyo reka tubyihorere none se uvuye he wari mvuye guherekeza Sumaya nyine yari yaje kubanganiriza ariko se wa mugani we amakuru y'amashuti wawe Sumaya Sumaya ari aho ameze neza ibyo ni bya bindi nyine ahoramo we n'inshuti ye wa mushuti wawe nyine Eric se ariko se Eric azarekera kubabaza Sumaya ryari koko kandi njya mubwira ntiyumve rwose azanyumva amazi yamaze kurenga inkombe aha mujye mumuhana rimwe na rimwe nyine mwe muri inshuti ze njye ntako ntagize ngo mbwire Sumaya agabanye urukundo akunda Eric arugenze gake ariko Sumaya rwose yarananiye tubivuganira hano akabyemera ko agiye kurugabanya bwajya nkumva ngo yagiye kwa Eric nanone bavayo bakavayo bashwanye ubwo sesa ngiye byaranyobeye pe ariko se Sumaya niba abona ko Eric atamukunda yamuretse ko abasore bamushaka ari benshi kandi baruta Eric koko wahora n'iki Eric Sumaya nibwo bwa mbere yakunda ese burya noneho anakunda nabi urukundo rwose yarumumariyeho yewe ariko ya rwose ntabwo ari amakosa ya Sumaya pe ko yarakunze umuntu rwose akaba amubabaza ntabwo havuga ko ari ikosa rya Sumaya kuko gukunda ntabwo ari icyaha ahubwo Eric yabona ko azamutesha umutwe yari kumureka rwose ntamwinjize mu rukundo pe dore buri munsi nyine Sumaya amufatira mu makosa arimo kumutendeka Eric akamubeshya ko ari babyara be abandi ari inshuti ze biganye abandi ari ababesto biwe abandi ngo ni aba ex biwe da aba ex mbese ntabwo ajya bwisobanura imbere ya Sumaya ariko Eric ni inshuti yanjye pe urumva ndabizi ngomba kumwegera nkamuganiriza afata umwe rwose reke kujya yirirwa mu bakobwa ababaza Sumaya uko yishakiye ariko se ubundi wowe Moses uruwuhe wagira inama koko mwese naho mutaniye nabonye muri bamwe ariko hari ubwo ushatse kuvuga iki icyo mvuga ntucyumva yego nanjye nkunda abakobwa ariko sinageza Eric rwose kuko ngewe ndamutse rwose mbonye umukobwa witonda nka Sumaya ndakubwiza ukuri ubanza nakwamirayo pe ntabwo nakongera kujya mu bandi ariko we mva nkubaze mbaza ndagusubiza uriya Sumaya ntakiri isugi koko umva nabishekera pe gusa Sumaya aritonda cyane ahubwo sinzi ukuntu abasore bareba pe buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ubu ngubu wasanga Eric rwose aba yirukanka inyuma y'abakobwa batanamushaka bamunaniza n'ukuntu Sumaya amukunda
yewe niko urukundo rumera nyine. Ni nk'uko Sumaya n'abo bahungu rwose baba bamwiruka inyuma bamushaka ari benshi, munze no kuhabona rwose umva yabahakaniye pe. Erega Sumaya aritonda nk'indese utamukenera. Umva rimwe na rimwe rero mba mbona banarusha Eric ubwitonzi pe. Ariko abahungu rwose akabanga agakunda Eric umubabaza buri munsi. Urukundo se. Ariko buriyuza umukobwa bamaze kugira muri iriya nzu ya Eric. Umva kuva yamara kuyubaka. Ni benshi pe. Ni benshi umuntu waguhamye ni Kadogo uriya mukozi wo mu rugo. Ariko se we buriya ntabwo Eric azatuma uriya musore umukorera nawe yiga imico mibi wa mugani. Yewe nanjye simbizi pe. Ariko uzi ukuntu mbona Kadogo ari umwana mwiza. Umva Kadogo ni umwana mwiza byo, ariko abakobwa bose baza gusura sebuja bavawe bamukunze cyane ahubwo kurusha sebuja. Noneho nini cyana kiza mana we, gitereka amaso kigaseka neza. Uriya musore wa Eric wamuha amafaranga, ndakubwiza ukuri abakobwa bamurwanira. Nyine ikirenze byose Kadogo ubona ari umuntu ugira umutima mwiza, akubaha sebuja kandi ubona rwose bangana. Barangana. Ayubaha n'abamusura bose hariya mu rugo. Nta muntu ugiye gusura Eric ngo rwose ntiyifuza kugaruka kubera Kadogo uburyo yamwakiriye. Sinabibonye se shabwo cya gihe nanjye najyanaga na Sumaya gusura Eric. Kadogo dushyuhirije amazi, Eric amutegeka kutwoza ibirenge, arabikora. Reka da. Noneho ukuntu ahamagara abantu bose basuye boss ngo mabuja. Nabo rwose bakitaba nka boss. Ukuntu usavugisha abantu yisekera. Ntiwavayo nyine atanakugaburiye. None hazi guteka shaho. Umva nanjye naremeye kabisa. Umva Kadogo we ni ndakemwa mu myifatire no mu mico pe. Umva nta kintu kibi ngewe nari namubonaho na kimwe pe. Umva ndakubwiza ukuri rwose Eric yibeshya akamurekura. Kadogo nta n'isaha yamara atarabona akazi. Ngewe ubwanjye nakamuha cyangwa Sumaya akakamuha akajya amukorera kuri biro yiwe. Noneho Sumaya we rwose akunda Kadogo byasaze. Reka ubwo umva reka nkubwire rero Kadogo ureba hariya ngewe uko mubona nta muntu utamukunda pe, keretse umuntu utamuzi cyangwa utaragira hariya. Sha rero wari reka nkomeze ndabona rwose nkugejeje iwanyu, ubwo tuzasubira. Sha nta kibazo urakoze no kumperekeza Moze. Ariko nyine wibuka ujya uganiriza inshuti yawe Eric. Oya nzajya mbikora rwose. Agereka rwose kutubabariza umukobwa. Ariko uziko iyo bashwanye Sumaya uwo munsi wose bwira adafunguye na biro. Ariko se aranibaza Sumaya akundira iki Eric koko? Ko nta mafaranga murusha, ko nta Eric afite Sumaya adafite. Ko Sumaya akora akazi keza, ko afite imishinga myinshi akoresha abakozi benshi. Sha rwose nzi ko Sumaya aziranye n'abasore benshi bakize. Rero muranibaza igituma rwose agomba kwirukanka inyuma ya Eric pe. Sha wa muntu wese iby'urukundo ntawabimenya. Gusa nyine nzi ko Sumaya akunda Eric cyane. Umva nta kindi aramukunda nabihagararaho. Umva birakabije. Sha ngaho taha udakomeza kungomesha. Sha umva turi kumwe rero ijoro ryiza wari damwiza we. Sha nukuri nawe genda urakoze. Good night Moze. Niko sha Kadogo. We Kadogo. Karame patro. Ihute hano ngutume sha. Gwino hano. Naje boss. Niko. Ndabumva. Wamaze gushyira amazi muri dushe? Yego nabirangije byose nabikoze. Okay. Harya wambwiye ngo isukari yashize? Akira amafaranga 1000 ijya kugura ikiro cy'isukari uteka icyayi umugati ntuwari se? Urahari. Okay. Uzane isukari uteka icyayi ku buryo umushyitsi arava koga kimaze gushya. Uranyumva neza Kado? Yego boss. Ariko sorry uretse kugenda. Reka nze nkuzanira inkweto z'umushyitsi nazo uze guhita uzihanagura. Nta kibazo. Akira dore ngizi nazo nazize. Zihanagura neza kwa kundi ujye ubigenza n'izanjye zikamera neza. Boss. Akira shaka dore ngizi nazizanye. Boss. Uyu mukobwa afite ikirenge kinini.
none niba afite ikirenge kinini kiraruta icyawe. Boss, nuko nyine nawe ari munini kukuruta. Ese boss, buriya we umutendetse akabimenya ntimwarwana koko kwadahwanye na Sumaya utendeka akicecekera. Ibyo birakureba sha. Nukuri boss, uyu mukobwa nubwo ntamubonye ko wamuzanye nijoro, ariko mbonye izi nkweto z'uko zingana mpita mbona ko ari munini kandi ari na muremure cyane kukurusha. Afite ikirenge nk'icya Goliyati neza neza. Icya Goliyati? Nukuri. Ariko sha, ufite utugambo twinshi Kado. Nyine boss, ubu ngubu uriya mukobwa nyirizo nkweto nyine wamwigiraho nk'ibyo wigira kuri Sumaya ntaguterure ngo ature hasi koko. Tugizanye kuri boss. We Kadogo, usigaye umenyera kubera icyo uvuze gutyo. Ariko boss, nta nubwo ubona ko Sumaya gukunda koko. Gweke, ubundi ibyo wabibonye ute sha? Niko Kado, kora akazi kawe. Nabiboneye mu gikoni. Urumva, ujye umenya ko akazi kawe ari ako guteka no gukora amasuku. Ibyo ngibyo nibyo bintu ngiye nguhembera hano muri uru rugo. Byo kureba abakundana n'abatakundana, abankunda n'abatankunda, ibyo ntibikureba. Boss, uranyumva? Nyine Sumaya ni mwiza, ariko uramubabaza cyane. Birakureba se? Ubu ngubu mubonye ahingutse hano agasanga nanone wararanye n'undi mukobwa, wamusobanurira ngo iki koko? Kuba ushize wamusabye imbabazi akanakubabarira, ariko akakubabarira bigoye, ubu ho wakwizera ko gufashe kuko byagenda bite? Ubu yakongera kukubabarira boss? Sumaya arankunda cyane sha, urabyumva Kado? Icyo namukorera cyose yambabarira. Erega ndi igisore sha, ndi igisore kiziza buri mukobwa wese atakwitesha. None uragira ngo yaza kuba ari uwo kugenda bataragiye kera? Cyakoze boss, Sumaya aragukunda. Atankunda? Kuko inshuro amaze kugufata umuca inyuma ni nyinshi. Hari nkundi, sinzi ko rwose yaba akinagutekereza. Sumaya nyine yari yakiriye, babyita kwiyakira. Cyakoze boss, mu bakobwa bose bagenda hano nta mukobwa witonda nkawe. Sindabona yaje kukuraza kandi abandi baraza bakarara, hakabona bamara n'ibyumweru 2, ariko we ntiyakwemera kwinjira no mu cyumba cyawe. Sumaya n'umwana mwiza rwose boss, naramugushimiye. Ariko se Shakado, nkawe ko uri mu gikoni ibyo byose ubibona uri? Yega nubwo abakozi bo mu rugo tuba twicecekeye nkaho turinjije, ibintu byinshi tuba tubibona. Nukuri boss, ngewe ndamutse mbaye wo kuguhitiramo, naguhitiramo Sumaya, abandi bose ukabareka. Sumaya yakubaka urugo boss, yambera mabuja, naho nk'abariya baza bakakuraza bakagenda, ejo bakaza kongera akakuraza akagenda. Oya boss, ubwo nkuri yaramutse atwite yamenya arinde wamuteye inda koko. Ariko sha, ko numushaka kwigira umujyanama wanjye, aka kanya wibagiwe aho barizwa? Imbere vuba, jya gukora ibyo nagutumye, genda. Ikindi kandi Sumaya nabonye ashaka kujya kwibarishwa ubusa, najya kubaza niba hari umukobwa waje kunsura, ujye umubwira ko bose ari bene wacu. Ariko boss, urabizi ko kubeshya ari icyaha. Uzakora icyo cyaha cyangwa se nzakwirukane. Ariko ubundi ndarwana n'iki? Nushaka ujye umubwiza ukuri. Ubundi yantwara iki ko yamaze kunkunda ko atabasha no kunyikuramo? Ubundi abakobwa bicwa no kubinginga, urumva? Iyo mwinginza kwiryaho, uzi ko Sumaya nyiruka inyuma kuko abona ko ntanamukeneye. Boss, rwose si byiza kubabaza umutima wa Sumaya. Uracyariho wa Kadogo we? Ntabwo wari wagenda sha? Urashaka nguhemba ugejeje mugende? Oya boss, nge naguhemba ugejeje mu nkakwirukana. Oya nagiye boss. Ntabwo abakozi babuze. Kagiye kuzihanagura. Uranyumva neza? Kagiye kuzihanagura ariko Sumaya ntuzamuha. Gira vuba shaka Kado, bya Sumaya ntibikureba. Mwaramutse yemwe Kado, mwaramutse.
Kadodo ntabwo ari kunyumva. Kado ni byiza mabuja bitera ariko nawe ikinyabupfura cyawe soma aya makuru hanyuma se uri kumwe n'andi hano kandi umbwize ukuri Kado, ubwize ukuri nyine ntabwo nakubeshya kandi atangiye za nyine nta muntu turi kumwe mabuja ni njye gusa uri hano. Kadogo kuri umwana mwiza koko wajya ureka kubeshya. Ni ukuri ni njye uri hano. Ivugisha ukuri nta wundi muntu n'umwe muri kumwe hano. Ni ukuri mabuja imbwa impeke rwose nta muntu uri hano. Kado urimo urambeshya. Nzi ko sobuja adakunda pekupe kandi uvuye kuyigura, ubwo bivuze ngo hano hari undi muntu kuko nakubonye. None se oya mbwira none se mabuja mwambonye ngo nakubonye burya igihe winjiraga muri ya botike ugiye kugura uwo mugati nari ndimo nanjye ndi kugura amayinite nakubonye rero. Mbwiza ukuri rega nimba hari undi mukobwa wongeye kuza kubasura. Mbwiza ukuri Kado, mbwiza ukuri pe kandi ntumbeshye. Eric ariyo? Eric arahari? Nyine umva kandira mabuja nyine urabona ako Kadogo wambwije ukuri koko. Mbwiza ukuri nimba mufite undi mushyitsi wabasuye cyangwa se niba ari umushyitsi wawe nako wabimbwira nta kibazo rwose, nta nubwo nabibwira boss kuzana abashyitsi. Ariko niba ari boss mbwiza ukuri Kado. mabuja wamba bari ukagenda ngo ngende oya guvuze gutyo ahubwo reka njye no kumukomangira. Oya mabuja oya mabuja oya mbabarira nukuri boss ntawe uriyo ni njyewe uhari gusa. Basi baje ni njye baje gusura nukuri nyine urabona nyine umukobwa dukundana yansuye njya kugura umugati nyine ngo tuwusangire nukuri ubu mu gitondo rwose niyo mpamvu wanambonyemo hariya rwose nukuri. Rero nyine sinshaka ko abona ko hari undi muntu wamenya ko nibura yanaje nukuri. Mbabarira nukuri. Ukunda kubeshya kandi ntuzi no kubeshya. Mabuja nukuri mbabarira. Maze se umukobwa yagusuye arakuraza araharara boss ahari? Boss ntawe uhari yaraye mu bukwe rwose bw'inshuti ye yasezeranye ejo. Boss ntabwo yigeze arara hano. Niba ari uko bimeze ntaribi ntacyo reka ngende. Ariko zundi Kado washize ubwoba bwo gutereta ryarira komera uko uri umunyabwoba. Ngaho mbwira nyine mabuja mbese nyine buriya nako sinzi nyine nanjye nyine uko byagenze. Kado ibyo nibiki numvisha wambeshye. Oya ntabwo nakubeshye rwose. Ceceka numve abo ni bande bari gusekera mu cyumba? Ni bande? Kado wambeshye Eric ari kumwe n'umukobwa mu cyumba ndabumvise. Nyine mabuja urumva batari gukina? Mabuja nyine mbabarira kukubeshya rwose ntabwo nashakaga ko ubabara nka cyagihe rwose. Mabuja nukuri ndakwinginze pe. Oya Kado njyewe rwose ndagukunda ariko nanga ibeshya ryawe. Cyagiye nabwo uko byagenze sinakubajije ni hari umuntu bararanye ukambeshya ngo ntawe ngo ntago boss ngo ajyazana abakobwa ahangaha. Sinjye wabifatiye none ndebera urongero urambeshya. Abo ni bandi barimo baraseka? Mabuja nyine nzi ko ukunda boss cyane kandi ubushize rwose nabonye ukuntu warize ubonye yararanye n'undi mukobwa. Wowe uri njyewe niyo mpamvu rwose nari nkubeshye kugira ngo utababara kandi ntabwo mashaka kubabara. Ahubwo reka njye kubareba. Oya mabuja mbabarira rwose mbabarira wikwinjira mu nzu none agahinda kawe mbabarira nukuri. Ashaka kumbabaza no kunyicira umutima gusa reka njye kubareba. Mabuja wabaye uretse basi umva nyine umukobwa boss yazanye ni mubi pe ni mubi afite n'ibibaraga nabonye nta n'isoni agira rwose akubonye yanagukubita kandi wowe ufite utubaraga duke. Mbabarira rwose ntujye mu nzu. Oya ntureba nk'izi nkweto ndimo guhanagura ukuntu ari nini
nawe tekereza nyirazo ukuntu angana mbabarira nabonye afite ikirenge nk'icya Goriyati mbabarira rwose uramunda sinoga Eric agomba kumenya ko mbizi iyi mikino akina nyizi kumenya yibwira ko ndi igicucu mana yanjye koko mabuja mbabarira wikwinjira mu nzu n'ukuri oya reka kunyitambika se ko mbona mbabarira n'ukuri mabuja oya ndekura kado ndekura mabuja ntabwo ndi bukure kure ndabizi ibyo wabonera mu nzu uretse no kukubabaza nta kindi byanakumarira ndagusabye ntabwo nkwemerera kujya mu nzu rwose kiriya kiraya kitarinda cyana gukomeretsa none hari kumwe n'indaya none se umukobwa urajya gusura umusore utari umugabo we akamuraza wamwita iki ese ubundi mabuja nakoze iki kugira ngo rwose mabuja kuki ukomeza kwizirika kuri bosi ko mbona atanitaye no ku rukundo umukunda ngo nibura ruhe n'agaciro byihorere kado byihorere wende kure ibindi byihorere pe ndakurekura ari uko unyemereye ko utari bwinjire mu nzu mabuja ntabwo nshaka ko winjira mu nzu n'ubundi ibyo uvuga ni ukuri ubundi se ndinjiramo ngo bigende bite n'ubundi namaze kubyumva reka nanigendere ngaho reka nkurekure kandi mabuja umbabarire kuba nagufashe nkakubuza kwinjira mu nzu ntabwo ari ukukubahuka rwose umbabarire ndakwinginze ntabwo nkwifuriza kujya ku gasozi ngo watonganye n'indaya mupfa umugabo uriya mukobwa uko namubonye ntiyanatinya no kugutera icyuma ndabizi kado ndabizi ese ubundi mabuja nkwibarize by'ukuri ko ufite amafaranga menshi ukagira n'imodoka nziza ukagira n'akazi keza buriya wabuze umusore mwiza kandi ufite amafaranga nibura utazakubabaza nka Eric kado ndeka ntahe icyo kibazo nzakigusubiza ubutaha sibyo kandi urakoze kuba utemeye ko njya kwicwa n'agahinda nubwo n'ubundi byamaze kuba uri umwana mwiza kado nkunda ukuntu ugira ikinyabupfura uri n'umusore mwiza ngo ngweke mabo ngo ngweke reka ntahe bayi kado mabuja se mabuja ashatse kuvuga ngo iki avuze ngo ndakeye ngo meze neza ngo ndi mwiza ngo ndanahumura reka nihumurize numvira ko nari niteye umubavu wa bosi ko numva se mpumura ibitunguru n'amavuta ngahumura igikukuri n'umunyu n'urusenda ngahumura ubugari na kawunga ngahumura umunyu amakara n'imbabura ubwo ndahumura ikikoko buriya mabuja nicyo ashatse kumbwira arangwa ndi mwiza kanireba indebera ko mbona si ibihe ijyanyisha ahubwo meze nabi ahubwo reka njye koga naho ubundi mabuja arambeshye ngo ndi mwiza oya reka da nyakibungo mwa mu gisaka iyo mu gisaka niko yambwiye da ega ko mana yanjye nawe sha ibizakubaho simbizi pe uzi ko wowe nta mukobwa ujya uhitaho mwa ari mwiza cyangwa mubi ufatiraho mani umva ngewe rwose narumiwe mani waranyemeje kabisa yaba umuremure yaba umugufi yaba inzobe cyangwa igikara none se reka ese mani reka nkubwire ubundi wabuze umukobwa n'umwe wakunyura ngo mugire umugore wawe aho ari umwe reka cira birarura ubwo natereta umukobwa umwe ngo bitagenda bite none se mani uriya nawe yaraye iwawe cyane rwose erega njye ndi mudahushwa sha nawe urabizi kandi shaheri mva urarenze kabisa ese ko mbonye wamuherekeje mani ukamunyuza mu nzira zinyura kwa Sumaya umukunzi wawe nta nubwo wari ufite mwa ushobora no guhura na Sumaya njye Sumaya ntabwo bajya mpera rwose w'ibyo umubwiye byose arabyumva kandi akabyemera erega nagashwe cyane rwose nyamara ntugire ngo rero Sumaya ntabwo azi ubwenge ntabwo afite kuba ukomeza kumuhemukira buri gihe akakubabarira si uko ari ikigoryi mani urumva ahubwo ni uko agukunda urukundo nyakuri akakwihanganira tu ariko rero mani tujye tunaganira nk'abavandimwe nkugiriye inama kabisa
warekera kujya uhemukira Sumaya pe. ariko ibyo ni ibiki? Reba nk'ejo bundi ngo wamuhaye gahunda ngo muri busohokane, araheba arategereza ntimwabonana, kandi mwe mwavuganye ko muhurira kuri resitora yo kwa Kizigenza, ngo yaragiye aragutegereza araheba rwose. Nahise mani basi numumenyesha ko utakije, aho gukomeza yicaye akaguhamagara Ihangane. uri kumubeshya ngo uri buze. Umva reka nkubwire ri Ndakumva. Sumaya zamubwiza ukuri kabisa. Nihangane rero niboneye indi gahunda y'ikindi cyana. Ubundi iki tugomba kuba turi kumwe sha. None uriya munsi nabwo wari wifunze icyaha. None se ntubyumva. Kasema none se niyo umuhamagara ukambwira ko utari buboneke, aho kwirirwa umwicaje hariya mu gasantere nk'aho nta bindi byo gukora yari afite, cyangwa ukareka kumwicira gahunda. Kadogo se ntiyambwiye ngo yaramuhamagaye bari we basangira? Reka Cyane rwose. nyine yahamagaye Kadogo kuko wowe yari yakuze, ubwo yashaka kumubaza niba utari mu rugo. Deja nta nubwo yamuhamagaye, nuko yamubonye tambuka ku muhanda. Yaravuye guhaha imbere yaho rwose yari yicaye hariya kuri resitora. Yaragutegereje, ababonye Kadogo atambuka aramuhamagara amubaza niba utari mu rugo. Nibwo rero Kadogo yamubwiye ko ajyanye n'abandi bakobwa b'inshuti zawe mu kirori kabisa. Okay. Niko byagenze pe. Ubwo rero nibwo yamusabye ko nawe yakwicara bagasangira agafanta, kuko wowe wari wamubeshya ibyarangiye. Cyakoze nkubwire ri mwana uri umuvandimwe wanjye kabisa. Umva ufite umukozi ukubikira amabanga pe. Kadogo ntacyo namushinja kabisa. Iyo abavuga amabi yose ukora ntabwo Sumaya mukiri kumwe mwana. Sumaya namaze kumufatisha. Urumva? Namaze kumufatisha ntaho yajya nubwo namuca inyuma karindwi. Uzikora namuca inyuma reba wowe. Ura ndamufite. Arankunda cyane ahubwo wagira ngo ninjye musore wenyine uri kwisi. Amba. Ariko mane ri ibyo ngibyo nibyo wivugisha mane. Ntwagwa nka phone ye rwose ngo yirirwana umunsi wose. Nibwo wamenya neza ko rwose uri nk'inshakarafi imbere ye. Uza abasore beza bamwinginga ngo basohokane nawe hakanga. Uza abasore bo mu ngagari bamwe bitwara mu mamodoka yiguriye, kandi baba bashaka kumuvugisha akabiryaho. Urumva mane, ubabonye rero nibwo wakwibaza icyo we urusha abandi cyatumye gukunda akakurutisha abo bose, warangiza ukamwiryaho sha. Ngaho sinzarebeka azashobora kundeka. Ngegereza uzarebeka azandeka. Ngo kureka ntabishobora azagenda. Eric mwana wa mama, Sumaya ni mwiza cyane. Urumva byo ni mwiza. Nta n'amafaranga gukeneyeho burya, kuko arayafite mwana. Iki yagukundiye ni nacyo yakundira abandi, urabyumva? Ntukagire rero ubona akwinginga kumukunda ngo bize gutuma utekereza ko urenze, bituma umufatirana umubabaza uko wishakiye. Urumva mwana? Umva uko yagukunze yakunda n'abandi kabisa. Sha azabakunda namubwira iki? Kuko sha izo n'amaduka barahara azagenda akunda. Singaho nibereye yewe. Kandi uzabyumva niwumva akubwiye ngo yarakwibagiwe. Atagishaka no gukumva kabisa. Ariko reka nkwibira akabanga mwana. Mbwira ndakumva. Buriya uzatinya abantu batinda gufata imyanzuro, akakwihorera ugakora amakosa, akakwihorera ntagire ikintu akubwira. Iyo afashe umwanzuro rero umuntu nk'uwo, umva ntiyisubiraho rwose. None urimo kuntera ubwoba rero. Si ukugutera ubwoba mwana. Urumva byibuka ukuntu ajya kukwemera ko mukundana byabanje kukugora. Byarangoye. Si wabanje kubira ibyuya kugira ngo akwemere? Ibyuya gusa se sha. Erego nsaba ngo nzagufashe akwemerere mukundane, akaguhakanira ariko ukanga ugakomeza kumwirukankaho. Sinari kuvirira. Rero nicyo nkubwira, umuntu wakwemerera urukundo nka ruriya ntabwo uba ugomba kurupfusha ubusa. Ndakumva. None henze amaze kukwinjiza mu rukundo neza, umaze kumufatisha utangiye kumukoraho ibyo wishakiye. Naramufashe uriya ndamufite. Nkuko yafashe umwanzuro rero wo kugukunda yitonze, ni nako azafata umwanzuro wo kukwanga yitonze. Urukumva mwana? Ntabishobora azabikora. Genda kubwiza ukuri ko nkuko yagukunze akabijyamo. Ntabwo yanyanga. Mwana ashobora kuzakwanga kabisa adashobora no kwisubiraho. Erega nakubwiye ngo uzatinya abantu bihangana, ukamukorera ikosa rimwe kabiri gatatu akakwihorera kandi abizi. Ntabwo yabinkora abantu. Ibyo ntabwo yabinkora. Iyo bafashe umwanzuro bawufata bawufashe. Ntabwo yabinkora. Ntabwo yabinkora ndabizi. Ariko se ubone ntumukunda mwana?
ubundi ntumukunda ako mani ibyo nibisanzwe ntukambaze ngo ndamukunda nongera gute. arega ndabizi ko n'ubundi utifuza kumubura nzi neza ko rwose akwanze wamwinginga ngo akugarukire. Umva nyine nawe bimusaba ko kongera tukagumana. niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo ushatse wajya ku murongo umwe, cyangwa se niba utamukunda nabwo uzabimubwire werure rwose amenye ko nta mukunzi afite, aho kujya umubabaza uko wishakiye buri kanya ukaba uri kumusaba imbabazi. ese wibwira ko kumusaba imbabazi ntuhinduke ugakomeza ugatuma arara adasinziriye ubundi byakumarira iki? Reka rwose Sumaya aragukunda mani, aragukunda, rekeraho ibyo wakoze birahagije rwose. Nyamara ahubwo ashimira Imana ko yanze ko muryamana. Yaba yarabyemeye none ubu ngubu ubu mukina nk'ukina agatenesi rwose. Sha Moses rero we na Kadogo ntawe mutaniye mwese mba numva wamushaka kwigira abanyabwenge kandi amumve ubwenge. Mwana Sumaya ndamukunda byo, urumva kumukunda ndamukunda. Wamukunda sikamuca inyuma ariko sinarekeraho no kumuhangayikisha kuko ihangayitse kubera njyewe biranshimisha. Ngo biragushimisha cyane rwose wamuciye inyuma? Mba numva ko nkunzwe. Reka njye mwereka ko atari we mukobwa wenyine uri ku isi, ko ari benshi baba banshaka, nibwo azakomeza kuguma mu irushanwa. Urabyumva neza? Ariko si byo kubitekereza, ntutekereze umunsi we azakwereka ko atari we umusore wenyine. Ntabwo yabikorera ndamufite. Ko nzi ko abasore bamukunda utabasha gupfundura utugozi tw'inkweto zabora ko atabasanga. Umva eri sinkubeshye, abasore bamushaka nta hantu bahuriye nawe, urumva? Ahubwo njye nibaza icyo yagukundiye rwose kikanyobera. Njyewe wowe gafifi ndi bogarisha. wahora n'iki wari? Erega ntabwo umuntu yakunda icyo atazi atabonye, kuko buriya mu buzima umuntu akunda icyo nyine yabonye azi, kandi aho isi ikwerekeje niho ugana. Ubwo ibyo ikweretse nibyo umenya. Ngayo nguko. Sha ibyo byo nibyo pe. Iyo wirirwa muri gare usanga inshuti nyinshi ufite nyine ari abashoferi cyangwa abakomvoyeri n'abandi bakora muri gare, niho nyine isi iba yarakweretse. Ariko se nka Eric waba waramukundiye iki? Icya mbere ntabwo mukorana, ntimuhurira mu kazi ye aho wirirwa, ntimwanavuganaga cyane, si mwiza birenze, nta n'amafaranga afite nk'ay'abasore rwose mukorana bizinesi bafite. Uriya niki cyatumye koko ukatira Benjamin, ugakatira Inisa, ugakatira Bosco, ugakatira Bernard n'abandi rwose ntiriwe mvuga, kandi bafite byinshi Eric adafite, ndetse bamwe banafite urukundo rurusha urwo Eric agukunda. Uravuga iki se mwana wa mama? Nanjye buriya rero uzi ko nanjye njye mbyibaza bikanyobera. Iyo nshyize umutima hamwe nibaza buriya nkundire Eric ni umunyamakosa, nta munsi bwira nkamubonanye n'umukobwa. Uzi ukuntu ambeshya? Bose niba byara, bamwe nabo kwa nyina wabo, abandi nabo kwa se, abandi cyakora wari njye nawe turatandukanye pe cyane pe. Njyewe iyo nkunze umuntu rero buriya ntuvugaga ba Inosa n'aba Benjamin, umva sindeba niba ari umukire, niba ari umukene, niba ari mwiza cyangwa ari mubi, reka da mera umva kandi mera nk'ikimata aho gifashe. Wari wabona ikimata cyafashe hano ariko barangisha ntago kuvayo byoroha. Ngayo nguko kuri Soma ndakuzi pe kuva na kera kugira ngo winjire mu kintu bigufata igihe kinini, ariko iyo wakigezemo kugisohokamo biragorana. Mbese ikintu ugiyemo cyose uramamaza ntujye upfa kurekura, ubanza ari nayo mpamvu Eric byakunaniye kumurekura pe. Niyo nta n'iyindi. Urizi ukuntu Eric namukunze bigoranye, uzi akintereta, reka njye numvaga rwose ibintu by'urukundo atari ibintu nenda kujyamo, nkumva siniteguye, ariko nawe azi ubwenge kubi. Uzi utuntu yanzaniraga ku kazi, umva nagira gutya saa sita nkaba mbonye ndamubonye n'amashokora, ariko sinakubwira. Sinashye mvuye ku kazi
ngasanga ntegerereje imbere y'umuryango mu rugo Ango. cyane we buhoro buhoro mugirira icyizere n'ukwerega ndemera birangira mukunze none reba ukuntu ari kumpemukira yewe ngewe rwose nta muhungu watuma mbabara bene ako kageni cyangwa ngo nanirwe kurya kubera umuhungu reka aya wenda kuzi sha wapi pe ariko nanjye ni ukuri ni uko umuntu adahitamo ko azamera nanjye icyo ngicyo mva nagihitamo hakuzi kugira ngo umuntu yirirwe gutesha umutwe uzi ko agahinda kanyica nkumva ngiye gupfa neza bakanshyingura cyakora turatandukanye pe niba ari uko ari ubwa mbere nari inkunze simbizi gusa ngerageza no kubivamo umva bikanga bikananira neza wagira ngo Eric sinzi n'ibintu yampaye wagira ngo harimo n'uburozi ahari uwo ninde ukwandikiye mesaje iki gitondo we nanjye sinzi ariko icyo nzi cyo ntabwo ari Eric kuko Eric asigaye yiyemera ngo ni wowe uzajya umuhamagara nutamuhamagara nyine ngo uzabyihorere ngo ntazigera guhamagara burya bwose reka nirebera umuntu unyohereje mesaje wasanga ari nabo ku kazi cyangwa se akaba ari na Kadogo Kadogo se mujya muvugana nimero yawe yaba yarayikuye hehe uyu ko mbura utangaye kuvugana gusa Kadogo buri gitondo aranyandikira ambaza ko naramutse umva sinakubwira Kadogo ego ko igitondo cyiza ego ko mana Kadogo ko atinyuka we ubwo nimero yawe yayikuye hehe nimero yanjye yayikuye muri telefone ya Sebuja ego uribuka umunsi Eric ambeshya ngo araza dusohokane nkamutegereza nkamubura urya wa munsi nihamagariye Kadogo ambo araza turasangira umva wiri nagize ibihe byiza ibaze ko nashimye Imana ko Eric yishe gahunda nazi hagiye ahantu muri resitora turarya Kadogo arandirimbira uravuga iki ke yarazukuzuza uzi ijwi ryiza afite ntabwo ushobora kubyumva ariko n'ubundi ni mwiza nagira ngo ninjye njyenyine ubibona twageze aho n'amasaha turayibagirwa dushiduka bibaye nijoro birumvikana nuko muhari ifuti mugeza iwabo hanyuma nanjye ndataha mu gitondo rero yanyandikiye ambaza ni nanjye mu gitondo yanyandikiye muri iryo joro akambaza nimba nagezeyo amahoro Kadogo ni imfura gusa ubwo nyuma nyine namubajije ahantu yakuye nimero yanjye ambwira ko yayibye bose ubwo se ubwayimwibye ate we ngo nimba ngo yari yasinziriye aramucunga atabizi afata telefone yarayishaka yo ndisi ni icyana cyiza cya Kadogo ni ukuri kizi no gutanga keya hari na rimwe Eric yari yakubaza se niba wageze mu rugo amahoro uriya arwana n'iki yiruhiriza iki ko yitoraguriye naho Kadogo keya gusa se wagira ngo n'ijambo keya ngira ngo niwe warizanye umva ndakubwiza ukuri igihe Eric abeshya umva yatumye umunsi wanjye uba mwiza buriya byari bunarangiye nge nawe tunashwanye ariko umva natashe nishimye Kadogo yaramukwibagije ndabyumva ahubwo reka nsubize iyi mesaje nanjye mubaze uko yaramutse ahubwo ndumva Kadogo agiye gutera agapapu Sebuja Kadogo gasa umusore mubi ntabwo ari mubi oya ni ukuri ni uko yabuze amafaranga nuko yabuze amafaranga n'ubuzima bubi yagize ariko ntabwo ari umusore mubi n'umusore ugira n'ikinyabupfura wubaha mwiza ariko rero ahantu namenyeye ko ari mwiza umva umunsi njyayo hari umunsi rega mperutse kujyayo muri iki cyumweru ntagezeyo se ngasanga Sebuja ari kumwe n'umukobwa bari gukina mu cyumba ego mana yanjye ndababara noneho nshaka kwinjira Kadogo aramfata ati reka arambwira ati sinakureka ati n'umukobwa bazanye n'ikintu kirekire kinini gifite imbaraga ati kandi nabonye ari umukobwa utagira isoni yanagukubita uwo munsi rero Kadogo yaramfasha mbuza kwinjira umva numva n'impumuro ye numva humura neza umva yaramfashe nkajya nijijisha ndekura ariko numvaga nshaka ko yakomeza akamfata singaho urasaze ntabivuga nyamara arahera niba utarakunze Kadogo
aseka neza ate indoro aha reka nicecekere reka ndekerayo sha nyamara nutitonda ndi kumva waratakayemo simbizi pe sinzi niba namukunze byo gukunda ariko rwose ndamutse nanamukunze sinabyicuza Kadogo watakaye umva hari ibintu byinshi akora neza no gusumba sebuja nkuko ari umukozi wo mu rugo oya rwose umva ni umusore mwiza afite umutima mwiza ubuse ntubona ko banabyutsa nambaza nuko naramutse byihorere sha uzi ko uri kumuvuga nkagira ngo uri kumureba imbere yawe ariko nawe utantera isoni n'ukuri uri kubijyamo neza mbese ukagira ngo uri kumubona imbere yawe icyo nzi neza rero ni uko ntagikumbure Mike ni ukuri kandi ntabwo nkubeshya Kadogo aba yanyitayeho umva agatuma muga sinanamenye ko wawundi abaho none se Eric namenya ko Kadogo arimo kukuvugisha cyane ntibizatuma mwirukana iwe ari bidasanzwe se sama message gusa nyandikira ambaza uko naramutse ambaza niba nariye icyo nambaye ambaza niba nishimye si ibyo gusa hari ikindi ikindi kirimo ajya kubaza n'icyo wariye n'icyo wambaye cyane rwose ko mugeze kure kandi sinjya mbimuhisha uramubwira hari nubwo rwose njyana namubaza nkamubwira akampitiramo imyenda njyana ku kazi nanagenda nyambaye rwose nagera ku kazi bakambwira ati umva uraberewe ni ukuri oya Kadogo n'umuhanga ni n'umusirimu rwose biragaragara niba ari uko amaze igihe kirekire akora akazi ko mu rugo ateka ibiryo biryoshye cyane akamesa imyenda akayinoza mbese mbona ahantu hose biri perfect umva kutavuze se ko yambarana neza nuko nta mafaranga agira ariko rwose ntabwo yambara nk'abandi bakozi bo mu rugo uriya ni umusirimu reka ariko sha nimukomeza kuvugana gutyo sebuja azafuha kandi uzatuma mwirukana kandi ariho yakuraga utwenda two kwambara kandi namwirukana uzababara ugize ngo iki ngo mwirukana cyane pe Kadogo se buriya urabona ari umuntu bakirukana akabura akazi ahandi ntabwo byashoboka ukuntu yubaha n'ukuntu agira isuku reka ntabwo yabura akazi anakabuze ngewe ubwanjye nakwiyemeza nkamushakira n'akazi muri kampani yanjye ahubwo ako kantu we we Kadogo wita ku mushyitsi ndaje reka nanjye memperekeje bano bashyitsi gato none se boss bariya wabaretse ukaza ukaganiriza Sumaya ko mbona ari benshi ko bari bwijyane kandi ko rwose batari bunaturenganye ngo ntabwo baherekeje kuko babonye ko ubonye undi mushyitsi nakubwiye ngo sigarana na Sumaya singanye vuga ngo nawe uvuge kandi narabikwiyamye urumva Kado ariko se boss ndasigara kuko mvugana iki nawe umva Suma Kadogo bakuganiriza gatoya nyine ugeze hano usanga mberekeje abashyitsi ubwo ndagaruka mu kanya mbashaka Kado ndakumva boss ubu buganiriza Sumaya urumva Suma nta kibazo arabanganiriza nta kibazo ahubwo Kado ngwino wicare hano tube tuganira ariko rero boss nawe rwose ubu se koko boss ugiye he koko ubu biriya bikobwa by'ibishoshwe bikujyanye he koko kora akazi naguhaye sha ngwino Kado ngwino tugiye kwicara kuri kara kazuba dore gatangiye no kurenga maze ureka amagambo ahubwo se aka gatebe ko mbona karimerera reka nze nkaguteruze ubu se wabonaga intebe ireshya gutyo wayiterura kuko wenyine nawe uransuzugura terura imbere nanjye ndaterura hano inyuma ngaho terura sundi ko numva uri kumvunisha sori ndanakurenganya ibintu byo guterura ibintu biremereye rwose ntabwo ubimenyereye wowe ahubwo reka njye hagati nyiterure njyenyine ubwo turahurira hariya tugiye kwicara reka ngufashe wikanga wowe terura witonze ntuterurane ibibaraga byinshi sibyo ngaho terura
terura rimwe kabiri gatatu ubwo twagiye nyine ariko ubundi mabuja iyi ntebe ikwishe koko ndabona rwose utarimo kubishobora neza ngaho tereka aho ngaho ni heza akazuba kari bugere hano rwose n'akayaga nta kibazo munsi y'icyo giti aha hantu byo ni heza pe none se ubundi aka gatebe mwagiye mukarikira hano buriya rero mabuja ahantu ntuhabone gutya mu gitondo haba hakonje kandi rwose nayishyize hano kugira ngo nyine njye nyicaraho nogerezeho n'amasahani buriya ni nacyo na porofisi none se ubundi ko ariya amasahani wayarekeye mu ibase ntuyoze nagize ubunebwe bwo kuyoza kubera biriya bikobwa bivuye hano nari nayiyogereje mu gitondo asa neza mu kanya bije hano buri wese afata isahane bamwe baririyeho ibisheke abandi bariraho ibiryo ubundi kuyareba nkumva ngize isereri rwose uyagenda uyazane ngo ufashe kuyoza ngo mabo oya gusa icyo utumva ni iki kado zana ariya amasahani ngo ufashe oya mabo oya ndaza kuyoza mu kanya gusa wowe urakomeje reka reka noneho njye kuyizanira mabo oya da uranayazanye cyane oya have oya da oya rekera have erega igirayo kado igirayo rwose reka ahubwo nkwereka ahubwo igirayo ntagutera aya mazi oya basi reka ngewe nyoze niba ushaka kumfasha ujye wunyuguza ariko ego ariko kadogo nawe wakomeza ibidakomeye koko basi wenda ndajya nunyuguza sibyo uhure nawe uyu munsi urajya uyasiga isabune uyoze hanyuma nanjye unyuguze ndabyibutse sinakwemera ko izo ntoki zawe ndende nziza cyane kandi zoroshye zijya mu mazi rwose oya reka mbyikorere mbabarira oya ndabyanze rwose ntimurebara umennyeho amazi oya mera neza rero nawe nyakumenyeho oya ndakwishyura mera neza kado urongere yamennyeho uzi ukuntu usa neza utose mu maso mawe ni ukuri usa neza utose pe mbega wowe nsa neza umenyeho amazi usa neza pe si wowe ushoje intambara reka noneho nanjye nyakumeneho hanyuma nawe use neza mera neza oya mera neza babarira basi nawe sinayishakaga mera neza mawe arumva di ewe ese ahubwo ko utamera neza reka urashaka kundwanya no mera neza nyagutere nakonje nuko ntiwumva se ukuntu kureba ko nawe usa neza ra oya usa neza cyane kandi mawe oya ni kimwe kuri kimwe turishyuranye si bibaye se ariko ndanishimye hagati aho uranansekeje mawe ni ukuri nanjye ndishimye ahubwo reka hinga nze none kadubi ni ibiki ukoze uzi ko ngiye ukamenaho amazi iwawe umva noneho ngewe ngiye kuvoma kano kabiri nsange umeze neza urabona noneho ibintu ugiye kubikorera umva noneho nta bintu by'imikino birimo ndagukwepa ariko ubundi kadubi waretse nkagusaba akantu akahe mabuja uriya wazasabye uruhushya bosi mwakwereka ahantu tuzajyana unsutseho amazi rwose utuma mpakumbura uzareke hariya hari ahantu hari agahoteli hariya hirya gafite na pisine tuzajyaneyo tujyane koga se mabu uzamperekeze ngaho nyine ngo nyine nzaza tujyeyo ariko nubwo ntazi koga nyine gusa nyine ntabyo nzi ngo nyine nzagerageza uzabyiga hari ikibazo se none se mabu karame aho mbabarira ntumeneho amazi sibyo ngo amazi ayiwe mana we arambatije n'ukuri nanone namuhamagaye wapi
fone ye gusonera hano mu cyumba cye. ariko rero niba yasize telefone ye buriya ari hano hafi pe. Eri Ndakumva. irindira gato ndaje. Ariko hashize amasaha 2 yose ngeze hano. Ubwo yaba ari hano hafi se akamara amasaha 2 yose muhamagara namubuze. Nta n'ahantu na hamwe yagiye. Nta naho nta mushakiye wose nahebye. Ubwo si byaba bimeze bite? Ariko se kwanzi ko Kadogo atajya hagira hajya atakubwira byaba byamugendekeye bite? Uriya musore wawe rwose nzi ko atajya agira agakungu n'abandi basore yewe, ariko se yaba ari hera. Nanjye nibwo namubona ibi bintu rwose. Ubundi yajyaga yirirwa hano mu rugo amasaha yose. Yavaga hano agiye ku muhanda guhaha. Ariko ashobora no kuba yagize nabwo ikibazo. kandi akagenda agahita akagaruka. None ndatashye nsanga ntawe uhari. Cyakoze abandi yagiye amaze gutegura ibyo kurya bya saa sita da. Sanze yabisize mu masorori. Cyangwa yaba yahuye n'ikibazo gikomeye ntitwabimenye. Nanjye ndi kubyibaza pe. Kuko Kadogo nibwo nabona yabuze gutya. None na telefone yayisize koko. Ariko eri wenda yaba yagiye gufasha Sumaya mu kazi ko mu rugo, kuko maze iminsi mbona we na Sumaya rwose bavugana cyane. Oya, iyo yagiye yarabimbwira. Ntabwo ari yo yagiye. Kuko na Sumaya ubwe yakabaye yabanje kubinsaba. Iyo rero amukeneye arampamagara akamunsaba nkamuha uburenganzira. Nyamara wapfa kumuhamagara ukumva. Ugahamagara Sumaya rwose ntutabaririza ahantu hose ngo umenye aho yagiye. Urabwirwa n'iki aho aherereye kweri? Cyangwa mwananiranwa arigendera we. Ariko se ntiyaba yasubiye mu cyari waba buriye? Nta nko kujya afite kuko ni imfubyi. Nta n'abavandimwe agira. Ese burya kiretse ahubwo ari undi muntu waba yamushutse akajya kumushakira kandi kazi. Ariko rero tubivuge tubisubiremo. Kadogo ntabwo rwose yakabaye akora akazi ko mu rugo pe. Nuko nyine ubukene bugira nabi, naho ubundi rwose wamubona yambaye neza yagira ngo akora rwose nko muri mu biro runaka rwose bikomeye. None se ko nasomye ndi kumuhamagara ntanyita. Muhamagaye inshuro 3 zose atanyita. Umva kizi igitekerezo. Reka tujye kumushakisha rero, kuko ntabwo twasubira mu kazi rwose tutazi aho umusore wawe yagiye. Reka turebe. Umbasha niko Kado. Uvuye umunsi wose wiriwe? Boss, narinze ko uyu munsi nyine muva ku kazi mutinze. Niyo mpamvu nagiye. Ako kazi nasize ibintu byose rwose mbitunganije. Nakoropye, nakuye, nogeje ibyombo, natetse, nahishije. Akazi kanjye kose rwose navuye hano maze kukarangiza. Ibyo si byo nkubaza. Ndakubaza nti uvuye hehe? Cyangwa sha uri gushaka aho uzahisha ibintu byanjye, urashaka kuzanira ukigendera? Ariko boss, imyaka 3 tumaranye, hari nubwo nigeze nibara n'igiceri cy'icumi koko. Ntabibwirwa n'iki ko ndirirwana nawe? Ntabibwirwa n'iki? Ndakubaza nti uvuye hehe kutansubiza? Boss, ni inshuti yanjye rwose nagiye gusura. Inshuti yawe yahehe se ko nta nshuti nimwe ugira inahangaha? Uzi ko nta nimwe nzi? Mbwira iyo nshuti yawe. Ndashaka kuyimenya. Wambabariye koko. Ndavuze ngo mbwira umuntu uvuye gusura cyangwa ngo hambirize nkwirukane. Boss, kuko wanyirukana nkajya hehe koko? Kuzi ko nta n'umuryango ngira. Ndakwinginze mbabarira n'ukuri. Umva, injira mu nzu ufata ibintu byawe byose shaka do. Mvire hano. Boss, kuko ikosa rimwe nakoze uyu munsi no mu myaka yose tumaranye niryo rigiye gutuma kukunyirukana boss. Boss ko kuranyirukana ndajya hehe koko? Gira vuba. Cyangwa urashaka njye kubyisohorera? Boss wambabariye ko. Reka nze nako mbyisohorere. Kaze mbyisohorere. Boss wambabariye ko. Cyangwa uragira ngo sha ni nkirukana ndabura undi mukozi? Boss basi reka nkubwire. Gira vuba se. Kandi numbeshye. Nakazi kawe. Boss, mvuye gusura murumuna Moses. Nimero ndayifite. Reka muhamagara. Nambwira ko utamusuye, uhite wibwiriza umvira hanga ugende. Reka nze muhamagara sha. Oya boss, oya. Reka nze nkubwiza ukuri. Umva kandi vuga vuba se nyine, vumvura aho ngaho. Urankinisha sha Kado. Urabona ndi ku rwego rwawe manyoko? Urabona ndi ku rwego rwawe ngiye? Boss, nari ndi kumwe nyine. Indese kutinya kumuvuga. Wari kumwe nande? Ndi kumwe na Sumaya.
Sumaya wahehe ubwo uwo Sumaya ntazi ni uwahehe utuma uturugo narakwiyamye sinshaka abakobwa hano ukumva neza mbwira uwo Sumaya si wari we njye kumwihaniza nawe ni umukozi wo mu rugo se ngo njye kwiyama ba sebuja ya boss ni Sumaya mabuja ngonde Sumaya sheri wawe ngo iki niwe mwari kumwe fone wayisize mu rugo se nawe namuhamagara akanga kunyitaba mana we urabeshya mwari muri hehe mwari muri we mu rugo cyangwa mwari muri iwabo wari urimo kumufasha imirimo yo mu rugo ariko boss ukuri muri ibyo byose uvuze nta na kimwe kirimo none mwari mwagiye twagiye gutembera ngo iki mwari mwasohokanye rero niyo mpamvu wambaye neza akashati kanjye naguhaye niko wari wacotsemo ngo uragiye urasohotse umva reka nze muhamagare sha urimo kumbeshya nukuri ntabwo nkubeshya boss hera Suma uyu munsi wigeze umbonera Kadogora kuko namubuza ahantu hose Kadogo maze kumuherekeza mugeza ku irembo ry'iwawe genda umurebe ari mu rugo ngo uramuherekeje umuherekeje umuvanye he namukwibye uyu munsi umbabarire n'ukureri nari namusohokanye twari twagiye kuri pisine twiriwe twoga nari nagiye kumwigisha no koga dore ntazi no koga gusa umbabarire kuko namutwaye ntakubwiye umva nangaga kuri buze kuduhamagara wamenya aho ari ukamutahana hakiri kare kandi mba numva rwose tutatandukana vuba ngo iki Suma wasaze oya sha bro uzi ukuntu Kadogo we ari umuhungu mwiza cyane ariko buriya ureba ukuntu aseka neza yesi ndabona n'umuhungu mwiza nka Kadogo ese niba utajya umbibona ahubwo se ntabwo uramubona ngo urebe imyenda ukuntu yari yambaye neza aberewe ahubwo utahugere mu rugo umurebe atarayikuramo urebe ukuntu ari umusore w'igihagararo mwiza ukeye uri kunshanga Suma ucanga ni ukuri pe kandi wihanganire ko rwose wamamagaye nkanga kugufata narindi rwose umva nari natwawe twagize ibihe byiza umva mbega simbizi ukuntu nabikubwira byari byiza pe ahubwo tahugere mu rugo muvugane mubaze ukuntu umunsi wari umeze byari agashya gusa twaryohewe gutyo uri kunjagariza amayindi erega naguhamagaye ndi mu rugo Kadogo yarambwiye ngo niwe mwirirwanye ngira ngo arimo kumbeshya ariko n'ubundi mwabivuganyeho kugira ngo ntaza kumutuka vugisha ukuri ko atari amayeri mwapanze kugira ngo ntamumerera nabi wenda akaba yari yiriwe mu zindi gahunda ze ahubwo se niba uri mu rugo ukaba uri kumwe na Kadogo kuki wari umbeshye uri kumbaza ubuso mbaza ibyuzi mbaza niba nzi ahantu yagiye kandi muri kumwe nashaka kumenya ko atarimo kumbeshya ahubwo reka nkwihere ubutumwa umumbwirire ko mukunda kandi bayi unyumvira Kadogo wahamagawe nakuzanye uri kabwera uri ingegera none umaze kwijuta sha ugiye guhangana nanjye Kadogo rero doboga munaniwe kaze ndakwereka urahita umvira mu rugo ujye kwangara ku gasi niko sha aho ndere tujyaho wagakozi we Kadogo w'amafuti ndaje nkwereke ntanakwica ko nakunze ngo wari umukozi Ega numvaga ari imikino urimo ahubwo reka mugutumeho ugende umumbwirire ngo ndamushimira cyane kuko iyo ataza kwigira nabi simba naragize amahirwe yo kumenyana na Claude wanjye ngo numve n'ibitekerezo bye menye uburyo ari mwiza kandi ari umuntu w'umugabo ufite n'ibitekerezo bizima ariko se Suma oya reka tuve mu mikino kuko buriya Kadogo uramukunda cyangwa urashaka kwihorera kuri Eric ngo umwishyura agahinda yaguteye ubu mbikubwire kangahe ko Kadogo yitwa Claude sorry nako Claude wawe umva rero reka amakuru nyakwihere nkanjye Claude ndamukunda cyane rwose ambo nukuri buriya mbikubwire ngo iki ni atuma naniyumva mu buryo Eric atigeze atuma niyumvamo none wowe uravuga
kandi ibyo ndibwira ko usanzwe unabizi. Yewe ntabyo nari nzi pe. Oya usanzwe ubizi. Reka mbizi he koko Ntabyo uzi? Ntabyo nzi rwose. Ngewe maze kumenyana na Claude. Nasanze ari umusore uzi guca bugufi, ugira ikinyabupfura, witonda, kandi naranabikubwiye na mbere. Aha. Rero kuba namukunda nta n'igitangaza kibirimo pe. Njye numiwe rwose. Ahubwo se ni nende mukobwa utakunda Claude? Claude. Buriya ahubwo iyo nza no kumumenya mbere ya Eric, simba narigeze ntakaza umwanya wanjye. Ariko se kurumva Eric warangije kumusiba mu mutwe burundura. Yarangiye rwose. Neze mu by'ukuri ubu ndamubwira ngo iki? Mubwira ngo iki? Eric nushaka kumwihorera. Si ngombwa rwose kumubwira ikintu. Soma. Ariko nagira icyo akubaza, uzamubwira ko rwose mfite undi nakunze cyane kurusha nuko namukundaga. Ubwo rero nkamubwira ko ari umukozi wo mu rugo. Uzamubwira uti rwose warakoze kumutesha umutwe kuko wanatumye anamenyana n'undi muntu yagombaga gukunda. Nyabyo urukundo. Ariko umuntu uramutekereza umukozi we mu rugo Soma? Ega nkubwire. Ubu rero byagorana cyane. Ubu ndi kumwe na Claude. Kandi urabizi iyo nkunze ukuntu bigenda. Aha. Tamba disi rwose warafatiyeho. Nkuko ubizi ukuntu natinze kwikuramo Eric. Ni nako ubu bitashoboka ko nikuramo Claude. Cyane ko nta n'impamvu mfite yo kwikuramo Claude. Claude umusore mwiza, wubaha ufite ikinyabupfura. Atari Eric ari uri kumbwira ariko buriya moze. Uzi inshuro namufashe n'abakobwa bose bari batarara. Nyine Eric nubwo ari inshuti yanjye, nanjye rwose hari aho nagushyigikira pe. Claude rwose na mbere rwose nanjye nabonaga ko ari umusore ufite imico myiza kandi ntacyo atwaye. Sinumva se. Claude rwose aragukwiye pe. Umukobwa witonda, ukwiriye umusore mwiza witonda nkawe koko. Sibyo? Claude wawe ni twitaga Kadogo ubu ngubu. Iminsi iri imbere tuzaba tuvuga ko Suma yakundana na Claude, urukundo rwabo rugeze kure. Ikibazo ariko gikomeye ni uko rwose ari umukino. Icyo rero si ikibazo. Icyo si ikibazo kuko ubu ngubu ngiye kumuha igishoro atangire business. Reka da. Yeye yose azumva imunogeye, aho azumva ashaka kwerekeza, akaba ariho ashyira imbaraga ze, azakora icyo yumva ashaka. Ariko bya bintu ntabwo byoroshye. Kandi burya nasanze afite n'ibitekerezo bihambaye. Kandi umusore nuzi gukora ukunda akazi, akubaha Imana. Naho ibindi rwose umva mu byibagirwe. Nta nubwo rwose Claude yakabaye akorera abandi, yagakwiye kuba ari kwikorera. Kandi icyo nicyo kigiye kuba. Ko numva ugiye kumukora kwa Sebujara. Cyane ahubwo vuba bitarenze mu minsi ngari. Yewe yakoze Eric arambabaje pe. Abuze umukobwa mwiza kandi witonda. Kwirukanka mu dukobwa tw'amafuti turi aho ngaho. Yewe genda Claude uratomboye. Witomboreye umwana mwiza pe. Yewe ndabona je Imana ishimwe. Mana Bikira Mariya mubyeyi wacu nsabira Suma yambabarire. Iyaba yanyemereraga gusa sinazongera kumubaza pe. Sinamubabaza ukundi. Suma. Sumaya. Suma. Ese kumbona aza nkaho atananze. Suma. Ningiye muri guhamagara boss. Ariko ntukavuge gutyo Suma. Koko ni wowe wakabaye unyitaba boss cyangwa ninjye wakabaye ukwita boss koko? Ahubwo se ko mbonye murimo murandembuza n'ubuhoro. Suma, wambabariye koko ukareka kumvugisha nkaho ndi umunyamahanga kuri wowe. Uzi ko wakumva uri kumvugisha gutya yagira ngo nibwo bwa mbere umbonye. Ariko rero nuko nguko nsanzwe mvugisha abantu ntisanzuye. None se nanjye ntabwo nyisanzuyeho koko n'igihe tumaranye. Nkubwije ukuri rero naje gusanga ntarigeze kumenya kuko nari narakwibeshye. Ahubwo mbwira icyo ushakira uko ndabona nashira ari kumpamagara ntaza gusanga yandakariye twari dufitanye gahunda yo gusohokana kuri uyu mugoroba. Mbwira ntacyo ndakumva guteza amatwi. Wambabariye koko. Kungo bari ndi kubona agaciro wari ufite ku buzima bwanjye
wambabariye. ariko se ubu waretse kuntesha umwanya ko ukandeka nkagenda rwose eri sinyigukunda pe. Mbabarire ko mbikubwiye gutya ariko niko ntukinkunda basi se nguhe umwanya ubanza ubitekerezeho. bitekerezeho kuko iryo jambo uvuze urariho ubukeye rwose. ntekereze ku keri kuko tubwiye ngo ntukinkunda reka nguhe umwanya ubitekerezeho rwose. reka nkubwize ukuri rero sibyo ukizanye ukuri nk'abantu bakuru. wayambwira ni ukuri ntakubeshye nakwikuyemo rwose kugukunda ko sinyigukunda. yakora sinabeshya ko ntigeze ngukunda. oya naragukunze n'umutima wanjye wose ngukunda nivuye inyuma urukundo rwose nari mfite nduguhundagazaho gusa urukundo rwose naguhaye ukarupfusha ubusa ukansuzugura ubu rwimukiye ku wundi muntu. rwimukiye ku wundi muntu kandi ntiwamusimbura. ubu byararangiye kubwiza ukuri rero ubu icyo nakubwira ni uko ndi gushima Imana sibyo yatumye rwose unyanga ukambabaza kuko mu gahinda nagize hari ikindi kintu cyiza navanye mu kukumenya. ko niko kuri basi se soma karame noneho basi se reka nkubwire basi ntendeka mbo wa kabiri. none oya winseka rwose kuko ubora biragatsindwa sinzi naho nabiyere. reka rwose inshuti yanjye ati basi ntendeka njyewe mbo wa kabiri eri rwose sheri. ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bwo gutendeka nk'uko ubikora ntabwo byashoboka ndetse kuri iki cyumweru kigiye kuza turaza gutanga invitasiyo. oya we nande oya atari njyewe ariko umenya hari amakuru nasimbutse njyewe na Claude eri umbabarire wenda mbikubwiye nabi birakubabaje ntabwo ari wo mugambi wanjye singambiriye kukubabaza ariko byararangiye n'ukuri sibyo nitunahura mu nzira tuzajya dusuhuzanya tuvugane bisanzwe kuko turaziranye nta n'ikizakuraho ko twamenyanye ariko ibindi byo bijyanye n'urukundo rwose ubyibagirwe sibyo ejo Claude atazanagira ngo hari n'icyo mpanga nawe. wisheri oya ndaje n'ukuri ndagukunda mukunzi wanjye oya ntabwo uri buntegereze igihe kirekire ndaje bye. none se urukundo Sumaya yankundaga kuki narupfushije ubusa koko. muri iyi minsi n'abakobwa bazima bitonda nka Sumaya barabuze ubu nzakura hehe undi umeze nkawe. nubwo namubona ntiyabaza ubwenge nk'ubwe rwose nubwo yaba nabufite kandi ntiyabazi kwihangana nk'uko Sumaya yanyihanganiye cyangwa se yananyihanganiraga. yewe nubwo yaba bifite byose ntiyaba ari mwiza nka Sumaya. Sumaya agenda ninjye wikozeho ninjye wirangayeho kuko yarankundaga cyane nkarengwa. gusa yaba yangarukiraga nahita anyurwa n'urukundo yampaga. yaba yarangarukiye rwose noneho namukunda uruzira uburyarya ubundi kambayeho. none se ubukwe bwagenze bute Moses we? eri nawe urambaza iby'ubukwera cyane rwose. ahubwo se kuki utabujemo mwa siko ntigeze nkubona wagira ngo ariwe bagiye ko Claude rwose yahoze ari umukozi wawe na Sumaya akaba ari sheri wawe. kuki kubera icyo utabataye ubukwe mwa shayi cecekere gusa nari guhingukayo gute n'ikimwaro nari mfite. ubu nari kurebana na Sumaya nde nari kurebana na Kadogo nde. mva byo rwose ntabwo byari byoroshye kabisa. ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byatuma utajya muri ubwo bukwe utabigira urwitwazo mana. gusa nk'uko rubimbajije bahagize ubukwe bwiza pe. ubukwe bwabo bwari bwiza umva bari bambaye neza mbese nibwo nabonye ko Sumaya ari mwiza pe. nanjye narabibonye kabisa witesheje umwana pe wabaye imbwa rwose. umukobwa mwiza nk'uriya ntabwo yakabaye rwose yaragucitse.
ubwiza bwe nabonaga mbere ataranyemerera urukundo nibwo nabonaga nta mukobwa n'umwe umuruta. Nyuma yaje kurunyemerera mbona ni umuntu usanzwe cyane, none yampaye urukundo rwinshi ndarengwa, ntangira kujya mwigizayo mushihura, none nongeye kubona ko burya atari mwiza gusa ahubwo yarahebuje. ngo bimenye se sha. Nyuma y'uko rero nawe anyanze niho nabonye noneho bwa bwiza bwe. umva ni mwiza pe, sinzahwema kubyicuza. keretse wari kumukwereka mu gatimba, ariko uzabona amafoto. umva yari afatanye agatoki ku kandi na kadogo wawe uriya kurota. Kadogo yambwa. umva sha, cyakoze wakoze kutahagera pe, kuko wari gufatwa n'igicuri rwose tukabona wikubise hasi. bari baberewe cyane, basaga neza, ntabwo nzi rwose aho uri kwihisha. Wibivuga sha. ngo nibivuga. Ubu ndimo kubikurura nkabona ukuntu Kadogo umukozi wanjye agiye kurara afumbatanye na Sumaya umukobwa nakunze, bararana nk'umugore n'umugabo, amubona buri uko amukeneye kose. Nkumva agahinda karanyishe. Ariko gira uti byabaye. Aryo ubwo kubukwe burarangiye. Bwarangiye rwose. bwarangiye pe. N'abageni ubu bamaze kugera mu nzu yabo tayari. Shaho Kadogo ari kundongorera umukunzi sha. Ngakorongorera umukunzi. Ubu rwose nta nubwo uzwi. Umva cyakoze Sumaya yaranakwibagiwe. Uvuze ko yamaze kuba umugore we, yabuzwa n'iki kumurongora mwa man. Uzi ko Sumaya yarakiri isugi. Jewe shabo niko gahinda. Agaseke ke yari yarakobikiye, none Kadogo urimo kugafungura. Uraho ngaho. Aryo ubu byararangiye nta mbabazi yamba. Kurangira gusese. Byararangiye ubwo ko nta mbabazi yamba. Byararangiye rwose. Akosha Moze. Ninjye bikozeho. Nta kundi ariko mbonye isomo ryo kutari kuri cyiza nafasha. Nta kindi cyiza nzafata kizongera kunshika. Ni ikibazo cyawe, wowe wibwiraga ko rwose yagukunze cyane ukumva ko atateze kukureka. Oya nje numva garamutse mbuze yanapfa. Ariko nabikubwiye, narakubwiye ko yagukunze, ni nako yakunda abandi. Urumva umuntu aba ari nkundi cyane ko wowe imyitwarire yawe atari kuyihanganira. Rero muvandimwe, hangane pe, ihangane wenda uzabona undi nkawe se, undi nka Sumaya. None nkubwire ngo iki, nubwo rwose utazabona nkawe nka Sumaya nyine kuko ntabwo wamubona, ariko uzabona wese rwose uzamwiteho neza. Bose ntibiguhaye isomo. Oya nizi somo ndaribonye. Ikibazo nuko nyine uzamwitwaraho neza, ntakagukorera nk'ibyo wakoreraga Sumaya. Nicyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Ugasanga uhiye n'umutesha mutwe, akakurwaza imivuduko y'amaraso. Dore ko Sumaya nabonaga yenda gusara kubera uburyo wahoraga rwose umuca inyuma. Gusa nyine nawe nibikubaho, nubwo ntabikwifuriza muvandimwe, umva uzamwihanganire pe, uzamwihanganire nk'uko Sumaya yakwihanganiraga, ariko sibyo nkwifurije tu. Ewe sha Moze, reka ndusome ndabona nararwishigishiye. Ibi byose ninjye wabyiteye. Naho ubundi anje mu myanya y'intoki ko yarakiri isugi wana habe n'akabizu.